uyu munsi nashatse ko tubipanga neza ku buryo abakunzi ba Rayon Sport bari buze kwibona mu kiganiro bakabanza tukongera tukabasubiza mu byishimo byabo kubera ko kuwa gatandatu abareba barishimye bikomeye cyane ariko bashimishwa na performance y'ikipe yabo ku ikipe ya Al Hilal bayitsinze igitego kimwe ku busa no mukino habanje kuganirwa byinshi abantu bavuga bati nyamara buriya hari Rayon Sport yaza kubibura byose kubera ko Vipers byarashoboka ko yazamuka nka best ruza ko Rayon Sport yageze ku munsi wa nyuma ifite amanota 6 izigamye ibitego 3 baravuga bati niyo Al Hilal abatsinda kimwe nubundi Vipers banganyaga byose yari ifite amanota 6 izigamye ibitego 3 nyuma yo gukina imikino 3 baravuga bati nubundi Al Hilal irabatsinda kimwe bahita basigarana ibitego 2 tayari bavuye mu murongo kuba na best ruza ubwo bwoba mu bakunzi ba Rayon Sport mbere ko nubundi ninjira ku mukino nyirizina ndetse n'inkuru ngiye tugiye guha abakunzi ba Radio Rwanda ntabwo ubwo bwoba wabonaga mu bareyo nta iyo pressure ntayo wabonaga mu bareyo yaba bafana mbere kwenda twinjira ku bakinnyi n'abatoza abafana ba Rayon barasa n'abafite icyizere bakuye muri iriya mikino 2 ibanza bakongera kugira icyizere kijyanye nuko bitwaye muri pre-season kuri match ya Jamus ndetse na Gor Mahia bari bakoze match enye bitwara neza ubwo urumva niba baratsinze Jamus 4-3 bagatsinda Gor Mahia 2-0 kuri Rayon Day bakabasha gutsinda KVZ 2-0 ndetse na Taska kimwe barabizi ko basabwa inota rimwe barafite icyizere ko bashobora kuribona gutsinda Hilal wenda si benshi babyizeraga bijyanye n'urwego rwayo ariko bumvaga ikipe yabo ishobora kuza guhatana ikaba yabona inota kimwe nuko byanageze muri shampiyona ntabwo nabonye ubwoba bwinshi ahubwo wabonaga ari abantu ibyo gutsinda batabibara cyane bavuga ngo ikipe yacu iraza kudefanda inganya umukino ibyo rero bitandukanye cyane no kubatoza bo turaza kuganira ibyabo kuko nyuma y'umukino naganiriye na Sasha uko bari afite game plan yabo ubo rwose igitekerezo complete cyari gitandukanye n'icyo cyacu nk'abanyamakuru ndetse n'abafana nanjye ndi mu bantu bemeraga ko Rayon Sport yashaka inota yakwemera icyaha ikaca bugufi kemera ko Hilal ikomeye ikaza kurwana no kubona inota ariko nyine hari ingingo na Sasha ntagaruko babibonaga bo bafite kundi bari bateguye hari kundi bari bateguye ariko imbere nawe reka manze numve version yawe hari uwatekerezaga ko Rayon Sport yahagarara imbere ya Hilal ikayihangana dukurikije imikino yari imaze guhuza Rayon Sport na Al Hilal byari bigoye ko wavuga ko hari icyizere ko Rayon Sport iza kubona amanota 3 imbumbe kuko umwaka ushize w'imikino Rayon Sport ntabwo yigeze basha gutsinda Al Hilal umukino wa mbere byari bitego 4-0 umukino wa kabiri kiba kimwe kuri kimwe ariko nabwo ubona ko nyine Al Hilal yarushaga cyane Rayon Sport ndiko ari igitego cyishyuwe kinitsinzwe n'umukinnyi wa Al Hilal gusa ku kazi gakomeye cyane ka Likawu ndetse na Richard Ndayishimiye abo n'abakinnyi babiri bari babigizemo uruhari batari bahari ejo bundi wareba rero na Al Hilal uburyo yitwaye yo ku mikino Rayon Sport nayo yakinnye nuvuga ngo Rayon Sport yakinnye na KVZ itsinda 2-0 iyo Al Hilal itsinda ibitego 4-0 urumva ko imbaraga irazirusha Rayon Sport mu bijyanye n'aba opponent bari bahuye Rayon Sport yatsinze kimwe task mu gihe Al Hilal yo itsinze ibitego 2-0 urumva ko no mu buryo bw'amakipe bari bahuye na mbere Al Hilal irusha parcours cyangwa se irusha uburyo yari yagiye yitwara kuri ayo makipe wanareba n'imbaraga Al Hilal yongeyemo Al Hilal nayo ntabwo yari yarigeze yinjizwa ntabwo yari yarigeze yinjizwa yari hageze nta gitego na kimwe yinjijwe imaze gutsinda ibitego 6 nta gitego yinjijwe harimo ibitego 5 muri open play na penalty imwe mu gihe Rayon Sport harimo ibitego 2 muri open play na penalty urumva ko byose yarayirushaga ariko wanareba abakinnyi Al Hilal yongeyemo turavuga umwaka w'imikino ushize yari ifitemo abakinnyi ariko ubu yazanyemo abandi abantu babonye nk'uyu witwa Diara no umukinnyi mushya wareba uyu mwana twavuze hano Ansumara uyu musore Ansumara wagiye wasimbuye hano yitwa Tayo Ansumara ni umujene wambara 7 ni umujene wambara 7 wasimbuye umuhanga cyane ukinisha amaguru yombi rwose abikinisha kimwe nabonye ari nafite na taye nziza hari undi witwa ruvuze witwa Kepre Tayo Kepre Tayo nawe wagiye amasimbuye uvuga ngo ufashe Al Hilal mwaka ushize nta bakinnyi benshi batakaje bategera umugisha ariko nawe bamusimbuje neza bongeramo noneho abandi bakinnyi baje kuyiha imbaraga bivuze ko nubundi kuri table twaravuga tuti Rayon Sport hano hantu nayo yatsinda iraza
iraza kuvunwa cyane n'uyu mukino ariko byibura reka ishaka inota rimwe naryo ukavuga uti kuribona biragoye cyane dukurikije opponent bari bagiye gukina mu by'ukuri rero haba mu banyamakuru haba mu bafana n'abandi twabonaga ko Al Hilal n'ubundi ari ikipe nkuru kuri Rayon Sport igomba kuza ari under. Ngibyo ibyishimo by'abareyo ati Sokojo abashyira mu kirere arabashimisha abari bafite dute cyangwa se gushidikanya birangira rwose bivuyeho. Ikipe ya Rayon Sport itsinda Al Hilal igitego 1-0. Rayon Sport yinjira muri kimwe cya kabiri abafaransa bavuga ngo ambote bakeye basa neza bafite amanota 9-9 baratsinze ibitego 4 nta gitego kinjijwe mu izamu ryabo. Abareyo ngira ngo Rugaju bafite byinshi byo kwishimira muri Sekafa Kagame Cup. Yego bafite byinshi byo kwishimira. Twahera kuri preparation cyangwa se imyiteguro y'iyi Sekafa. Twarabiganiriye hano n'umuvandimwe Iberi ndumva kwa mbere ushize. Rayon Sport yahereye kuri Rayon Sport abatangije imyaka 21 bakina umukino wa gishuti barazamuka. Wumva amakipe yose bagiye bakina na amakipe afite icyo avuze cyangwa se uko yitwaye gufatika iwabo. Kipe bahereho muri pre-season yari ikipe ya Jamus bayitsinda 4-3. Jamus akaba ari ikipe yabaye ya kabiri muri shampiyona y'iwabo muri Sudani y'Epfo izakina Confederation Cup. Ariko ni nayo champion w'umwaka wari wabanje byumvikane yuko ari ikipe mu by'ukuri yo kwiteguriraho neza. Impungenge icyo gihe zaravugaga ngo nubwo Rayon Sport iri gutsinda ariko urumva ibyo bitego 4 nayo yinjijwemo 3. Impungenge zikaba kuvuga ngo ko yinjizwa cyane kandi koko wabyumva wanabiha n'uburemere bikwiye. Ibyo rero hari ingingo yahise bya adressa bikoraho vuba na bwangu bajya kuri Rayon Day batsinda Gor Mahia. Gor Mahia ni champion wa Kenya. Champion titre nifite igikombe ubu ngubu. Ibitego 2-0 cya kibazo cyo kwinjizwa deja yamaze kugikosora bakipinze clean sheet ya mbere. Bashoje batyo binjira muri Sekafa. Kuri Gor Mahia watinde kuko hari ingingo numvishe interview yatanze nyuma ya match. Yego yavuze ko yari match y'ingenzi cyane kurusha n'izindi match kuko yaravuga ngo Rayon Sport imaze imyaka 4 idatsinda muri Rayon Day kandi icyo abafana babifuza no kuza muri Rayon Day bakahavana icyizere k'ikipe yabikomeye. Urumva bahagurukaga muri Rayon Day mu myaka yashize nta nsinzi babonye bigatuma rimwe na rimwe binjira nabi muri shampiyona. Yavuze ngo n'umukino wamugoye kuwutegura kuko aravuga ngo turamutse dutsinzwe na Gor Mahia nta tandukaniro ryaba ririmo ya Rayon Sport y'uyu mwaka n'umwaka ushize. Yavuze ko ari match yamuvunnye cyane no kuyitsinda byabahaye icyizere. Ibyo uvuga nibyo Iberi ko urumva byanabinjije muri Sekafa iyo confidence abafana bayifite. Bati okay niba dukubisa amakipe abiri afite uko ameze ibintu ni sawa. Batangira Sekafa neza ku ikipe ya KVZ ibitego 2-0 indi clean sheet. Indi match batinjijwemo abakomereza kuri Taska. Ubwo KVZ ni champion wa Zanzibar. Umve ko nari ikipe ifite ikivuze. Bayitsinze 2-0 bakomereje kuri Taska. Taska ni ikipe yatwaye igikombe cy'igihugu cya Kenya. Bayitsinda 1-0. Icyo gitego 1-0 nabwo ubwo urumva nabwo bakipinze clean sheet yindi. Baza rero gusoreza imikino y'amatsinda ya Sekafa kuri Al Hilal champion w'u Rwanda. Champion wa Sudani nubwo baje kubyamburwa. Ikipe yageze muri kimwe cya 4 cya Champions League ya Afrika hafi kugera muri kimwe cya 2 byanze ku minota ya nyuma murabyibuka hano mu Rwanda batsindwa na Berkane. Ikipe mu by'ukuri navuga ngo y'ubukombe y'izina bayitsinda 1-0 bongera gukipinga indi clean sheet. Urwo rugendo ruvuze iki ku kingaruye izi match bamaze gukina. Rayon Sport iri gukoresha abakinnyi urebye nka 17 gusa muri no Sekafa. Harimo 11 abanzamo 5 basimburwa bakaba 16. Hari n'undi mukino umwe uri kuzamo cyangwa ntazemo bitewe na match ubwo bakaba 17. Wenda ugasanga muri babandi 5 basimbura hari umwe baretse wenda Fabio akaba yazamo. Abakinnye kubagarukaho kugira ngo nze ku cyo twifuza na plan ya match no mundi bari bafite. Yego Iberi tugende twibukiranya Rayon Sport
ifite abakinnyi babanzamo muri 11 babiri gusa mu bo yari ifite sezi ishize. yego ni babiri gusa, ubwo ni Ganijuru kuri 3 yego ndetse na Nshimimana Emmanuel Kabanke kapiteni kuri 2 mu bakinnyi 11 ni babiri bonyine b'ubushize, abandi 9 ni bashya. Iberi duhere mu izamu ugenda ubatwibutsa. ubwo abo bandi 9 ni umuzamu Dande Junior umunyakameroni mushya, hakaba Charles Chuplau, yego hakaba Nshuti Didier Yego. bavanye muri Gorira, iyo ni defense. abandi babiri bo nabavuze. hanyuma tukajya hagati, hakaza Mudera Akbar bamuvanye muri Gasogi, hahita hazamo Ibrahim Jingare bavanye mu gihugu cya Niger, imbere yabo hakaza Issa Jijiba uyu munyamari. hanyuma ku ruhande rumwe hari Erita tubavanye muri Mukura, urundi ruhande hari Atiso Kojo uyu Togo bavanye muri Benin niwe yakinaga, bagahita batakisha Junior Kameni Elman nawe uri umunyakameroni mushya waje muri ikipe. abo nibo 11 bari gukinishwa, abakinnyi 9 bashya ni bashya babanzamo. Noneho mu basimbura kwizigira usibye umukinnyi umwe witwa Gloire Ngonga, yego wari uhari sezi ishize. muri abo 6 navuze agenda akoresha, wenda umunsi umwe agakoresha 5, ejo agasimbuza 4 gutyo, ariko buri afite nka 6 nabonye yakoresheje muri Sekafa basimbura. usibye Gloire Ngonga abandi 5 nabo ni bashya, nabo twabibutsa abantu. ni Moza Daniel, uwo ni umwe, ni Nizeyimana Mubarak 2, ni Nkundimana Fabio 3, Ndayishimiye Didier nibyo 4, ni Sizo Christian nawe ejo bundi yagiyemo nibyo 5 nabo ngabo. bisobanuye iki rero Ibe? ubwo mu bari gusimbura ni abakinnyi babiri bonyine bari bahari, ubwo ni Tamwe ngo Gloire na Ndikumana Asmani. twamwibagiwe na Asmani Ndikumana, naye namwibagiwe na Asmani Ndikumana. ubwo urumva muri ino Sekafa imaze gukoresha abakinnyi 18 sofa. mu bakinnyi 18 rero imaze gukoresha, ni ukuvuga ngo ababanzamo n'abagenda basimbura ku mikino itandukanye, abakinnyi 14 ni bashya, abakinnyi 4 gusa nibo bari bahari sezi ishize. biduhiye shusho rero, ni ukuvuga ngo Rayon Sport yabaye nshya ariko ntituri kwibonana ubushya. ubundi kwizigira biragoye ko mu gihe gitoya nk'iki ngiki gishize usko bakoze pre-season y'ibyumweru 3 harimo n'abakinnyi bamwe banaje nyuma pre-season imaze nk'icyumweru, bamwe cyumweru n'igice. biragoye ko abakinnyi ushobora kubahuza, ugahuza umukino ukabashyira ku murongo, ekipe ikabasha kuba ikipe iri ku rwego rwo kuba yahita itsinda imikino 5 consecutive yikurikiranya, mbaziri 3 ya Sekafa ndetse n'iri 2 ibanza ya pre-season, utagize match nimwe unganyije cyangwa utsindwe. hakazamo none umwihariko wa travail iri defensive, ari ingingo yakoze ikomeye cyane yo kubasha gukipinga clean sheet enye, kumara match enye zikurikirana atinjizwa, kandi ku makipe y'amazina yose twagiye tugarukaho bijyanye n'urwego ariho. yego njye nkavuga nti rero ku kibazo wabajije uti imyiteguro ya Sekafa yari iyi, burya imyiteguro ya Sekafa ibanziriza mbere ya Sekafa, kandi imyiteguro ya Sekafa ibanziriza na mbere ya pre-season. ikintu gikomeye Rayon Sport yabanshije gukora kiruta ibindi byose ni ukubanza kumenya abakinnyi ikeneye, ikabazana itiriwe ijijinganya, bitayifashe n'igihe kinini. hari umugabo ngira ngo nk'umuvandimwe Didier aba ndebera directeur wa Rayon, ariko reka nze muhe umwaja wafashije Rayon Sport kugura abakinnyi. no kuvuga ngo directeur wa Rayon Sport witwa Dylan Lienage, Dylan yaba namureba, baricaye baraganira, aramubwira ati ngicyo nshobora gukora ni ukuguhereza abakinnyi. uyu mugabo akomoka muri Cameroon. ni ukuguha abakinnyi ni ukuguha abakinnyi. abakinnyi ndi buguhe umukinnyi so kubahereza, umukinnyi wamuhereza sinafatika se. oya ni ukuguha, guhereza ni igikombe, guhereza ni ikintu. ese wanterura nari two guhereza ari ikintu gifatika. oya ariko hano ntago ari uguhereza ku muntu, ni ukuguha abakinnyi, no kumuha abakinnyi. ibyo naguhereza ikaramu, ntago igikombe, ariko umuntu ntago naguhereza umuntu, naguha umuntu ugufasha.
ndaguhereza umuntu ugufasha ndaguha umuntu ugufasha arangije rero kubikora yaravuze ati byanze bikunze connection mfite muri Cameroon no muri West Africa muri rusange ziramfasha kugera abakinnyi mbona yagize abo yamuhaye uwo ni umugabo wakoranye na Dylan Yenar Dylan wamufashije gushaka abo bakinnyi cyane cyane baturutse muri West Africa yego amezi abiri mbere amezi abiri cyangwa 3 mbere ya Sekafa mbere yo kwitangira we urabizi ko yari yaragiye mu kazi tayari so arangije aravuga ati ngiye cyo ndi bukore ndaguha abakinnyi hanyuma abakinnyi ndi buguhe baraza kuba ari abakinnyi bagufasha ariko dore uko bakina profile zabo arazimusobanurira ibyo byatumye mu kujya ku isoko ku bakiriya b'abanyarwanda Rayon Sport igura profile zitandukanye n'abanyamahanga ifite kuvuga ngo uko Boris akina siko Tatu akina uko Muhoza Daniel akina ntabwo ariko Atisokoje akina uko Kameni yakina siko Mubaraka akina bafite ukuntu bagiye batandukanye mu buryo bw'imikino ibyo byahaga hari ingingo rero amahitamo menshi atandukanye kuvuga ngo njye abo mu Rwanda ndabazi yari yarahaye Dylan liste kuko hari ingingo yakurikiye shampiyona ariko nanone nawe Dylan aravuga ati nka directeur ndaza nanone gufata abakinnyi b'abanyamahanga shaka uwo muwaje dukorane tugere abakinnyi tuzana ikintu cya mbere ni recruitment nziza ariko mbere yo kugera kuri recruitment tubanze dushimira ubuyobozi bwabashije kwakira no kwemera ko abatekinisiye bakwiye kugira intebe ubushobozi bwa Rayon Sport mugabo ntago wamenye izina rye butari bwinshi oya izina naza kurireba uyu w'umwirabura niwe w'umunyakameruni kuba ari kuri YouTube niwe ni muaja Dylan we baramuzi ni directeur wari ikintu rero cyabayeho niki no kuvuga ngo ubuyobozi kubasha kwakira ko abatekinisiye abantu bazi ibintu bashobora gukora ibintu neza byakosoraga amakosa bagiye bakora mu gihe cyashize iberi kuko turimo turavuga ko yari nshya ariko wibuke yuko no muri sezi ishize basoza baguze abakinnyi benshi kandi abenshi baba amafropo barabasezerera kiragiye bazanaga ba bangara n'abandi kubera kudatanga umwanya ku batekinisiye urumva hari ubwo Rayon Sport wasangaga kubera ko hari uwabahaye amafaranga akavuga ati reko mbahaye amafaranga ariko ndashaka uyu mukinnyi ugasanga buri wese afite ijambo ku mukinnyi wakinjira muri Rayon Sport bijyanye nuko agenda bafasha ibyo rero byatumaga mu by'ukuri umutoza rimwe na rimwe ahabwa abakinnyi atagize mu ruhare mu kugurwa yaba umutoza mukuru yaba umutoza wungirije wenda icyo gihe nta na dete wari uhari ariko icyo bakemuye gikomeye cyane kandi bakunze no kubigarukaho mu biganiro twabatumiragamo yaba perezida Murenzi Abdara yaba SG Gakwaya Olivier baravuga bati ubu Rayon Sport yo turi kuyubaka tugiye kuyifata duha umwanya abatekinisiye aba aribo bakora ibintu bavuga ngo buri wese amenye inshingano ze perezida abazi ngo niwe muyobozi wa bose ni nabwo buryo bwo gukora mu amenye inshingano ze tureke n'inshingano z'umutoza tureke n'inshingano dete ku buryo nyine nihagira n'igipfa tuzamenya uko tukibaza n'ubu turi kubishima ko bimeze neza ariko hagize igipfa ukibazwa yabazwi kubera ko bamuhaye umwanya kugira ngo agikore ntekereza ko kugeza ubu ngubu bitanze umusaruro kuko n'ababikoze babigizemo uruhare wamenya aho bariza hari umuntu ugeze kumbwira ngo buranka Rayon Sport yari Rayon Sport y'umwaka ushize arebye abantu barimo perezida umwungirije bose babandi bari bahari aravuga ati nk'ubari jewe abantu babiri naho umwanya wo kugira ngo bagure abakinnyi yambwiye Irambona Gisa urumva anambwira ati manager wabo Fideli aravuga ati impamvu nuko ari bo barimo byibura bakinyeho umupira b'abanyamupira irebye mu bantu bose bahari n'abanyamupira bonyine bahari ukurikije abari bahari rero akavuga ati naho ngabo nareka icyo abaje rero bakosoye bazanye abantu babizi neza babisobanukiwe bagomba no kubaza izo nshingano ntawe bivangira mu nshingano iyo ni credit mu by'ukuri bakwiye iyo rero yarabafashije cyane mu guha abatekinisiye umwanya twagarutse ku kiganiro twagiranye n'ubuyobozi bwa Rayon twabasuye umushinga wabo kwizigira wari wanditse kandi nkubwira ngo wari wanditse ntabwo wari wanditse ari page imwe igihe nasuye Rayon Sport kuri ofisi ba presence kuri PowerPoint bagenda banyura mu bintu mu maslide menshi mu by'ukuri cyaba ari igitabo kitari munsi y'amapaje 50 cyo gusobanura umushinga wabo buri kantu kose uko bagapanze bakoze umushinga w'imyaka 3
yego uwo mushinga w'imyaka 3 bavuga yuko nusucceedinga bazakomerezaho ukaba w'imyaka 5 ariko baravuga batereka tubanze turebe ko umwaka wa mbere ugenda nukunda turahita twongeraho indi ibiri ku myaka 2 turatubona nyine intangiriro yari nziza none tuzongeraho indi myaka 2 kuri yindi 3 twari twakoreye plan ariko nk'inkuvuga ngo plan mu buryo bwanditse kugeza ya definition twatanze y'amagambo yitwareye y'uburyo bw'imikinire yabo bitangira iyo abantu bari kugupresenta ibintu hari background imbi ufite kuri equipe ukuntu equipe ititwaraga neza mu myaka ishize uvuga ati ni by'akanya gato uba wumva ari inyandiko ziri aho gusa ari bya bindi by'igipindi ukanavuga ati abantu nyine iyo bashaka nyine kwereka abantu ko hari ibyo bari gukora babijyana mu biro bakakwereka ko bari kwandika abaje guca intege bari benshi ego ariko mu by'ukuri ntabwo ibintu bavugaga bitandukanye n'ibyo bari gukora nk'ikibyemeza rero wenda tugiye nko kuri iyi match ya Hilali twese ikintu cyadutunguye kwizigira yego ari no mpamvu mbara ko hari ingingo akwiye credit ikomeye n'abungiriza be barimo Sasha ndetse na sustain n'aba fitness coach ba Mwambari Serge n'abandi hari ingingo naganiriye na Sasha arambwira ngo twatekereje ko nituza gukina na Hilali tukayitegereza ikatwataka igashyuha ikabona kwinjira mu mukino nyine ikadutangirana match neza kwinjira muri match deja ikintu turiwe twibibyemo n'abakinnyi bacu baba bagiye kugenderaho n'ubwoba bwo kuvuga ngo anytime turakubitwa igitego turahita dusezera wibuka ikintu Hilali uziko n'itsindwa 3-0 yo nta kibazo yari kugenda nka best loser Hilali nta kibazo cyane yari ifite ibitego 6 yari zigamye 6 ku buryo yari gutsindwa 3 ikaba ikizigamye 3 ariko bareba hagati yayo na Vipers bagasanga niyo yatsinze byinshi umva ko iyo kipe ntago yari ifite ikintu na kimwe kiteye ubwoba par contre Rayon Sport kimwe cyari gihagije kuyerimina now the approach is this kuko umupira harimo igice kiri mentale cy'ingenzi ugomba gutekerezamo none se ko ari njye uri muri riske z'uko natsindwa kimwe nkavamo subira inyuma njye gufunga iyi ngiyi idafite kiri gutinya ari inyataka nimfungura akaba ari inyataka kuko yo isa naho nta kiri kuruzinga irabikora n'umutima utuje irabikora nta kibazo nta cya pressure ifite n'inkubita kimwe irahita ikina nka kwa kundi umuntu akina match muri quartier itari ya competition kwa kundi ukina umutima ufunguye kwa kundi twakinaga karere ibe yego urabona cyagiye mu ifitiye karere muri quartier ku muharo muri quartier kwa kundi wakina gutavuga utekereza ibintu byinshi umutwe washyushye nta concentration wikinira neza buri umukinnyi uri gukina gutyo nta makonsinya y'ibitangaza afite ntakina ari butakaza abizi neza ko ikipe ye imeze neza ni uri mu buryo bwiza bwo gukina akagutsinda kuko yexecute ibintu cyangwa akora ibintu neza nta gihunga nta n'igitutu kimuriho cyane warugarutse kuri approach y'umutoza nafashe umwanya numva icyo hari ingingo yatangaje nyuma y'umukino urangiye ngo na interview z'abatoza ubwo mutwe nakuyemo mise numva ko hari icyo uvuze n'ubundi nawe yagarutseho yavuze ko ajya gukina na Al Hilal yarabizi ko ari ikipe iri superieur kuri we aravuga ati ni ikipe ifite ubushobozi kuturusha ni ikipe ifite abakinnyi beza ni ikipe ifite ambition kuturusha kuko yo iri muri Champions League byanze bikunze ni ikipe turi hejuru ariko aravuga ngo icyo nagombaga gukora ni ugushaka uburyo neutraliza niyo jambo yakoresheje kuneutraliza n'uvuga ngo ni ugushaka uburyo urwana n'imikinire yayo ugatuma ibyo yaje itekereza gukora itabikora ukayibuza gukora ibintu byayo ukayica intege aravuga ati nimbasha kuyica intege kubera ko intege zabo zikomeye cyane ziri mu kumva ko baturusha ziri mu kumva ko bari hejuru yacu reka rero natwe tugende tugaragaza ko turi ikipe ikomeye cyane cyane tugitangira umukino aravuga ati nitubashe kuyineutraliza no turaza kuyitsinda kandi uzabe hari ingingo akenshi atangira gutekereza gutsinda igitego nyuma y'umunota wa 15 bivuze barabanza kareba adversaire ukari gukina Sasha yaranambwiye aho turi muri vestiaire arambwira ntibirikoreye ibyo uvuga Iberi ngo bihaye iminota 15 yo kwikorera icyo bita bakita igitego cya surprise nango akenshi iminota 15 ikipe zose ziba zitarashyuha machirangira riteme ri hasi gake gake bagenda bazamuka tempo rwose ri hasi uzana rero no kuri abagira ibyo gutega bagira option yo kuvuga ngo ese haboneka igitego mu minota 15
cumi n'itanu hari impamvu babishyiraho nuko kenshi biba gake ko mu minota 15 ikipe itsinda indi gitego biraba ariko ntabwo ari kenshi cyane we rero yaravugaga ngo mwebwe mushiturire kuri ya ritime iri hejuru wibuka cya kintu muri ya magambo ya Rayon twasobanuye rya jambo rya offensive play ndetse na aggressivity yaravuze ngo mutangire mumeze nk'ipasi yatuye mumeze nk'umuriro mwene muhere hejuru witanura ibyo gutangira musa nk'abashubira mu mukino mu bive ariko ngo muhite muyataka nyine muhite muyishyuhana ako kanya noneho Hilal yahise yisanga muri 5 minutes Rayon Sport iri imbere y'izamu buri kanya none urumva musa n'abatungu Hilal ihita isubira inyuma nabati aba bantu confiance bazi ko turi Hilal cyangwa batwitiranyije na Gasogi bari gusiba igitego ku munota wa mbere kuri centre ya Kabange yakoze centre arayataka Ibrahim Jingarey umupira urabona inareba nkaho ngaho wikubise hano baranyuze neza nkaho neza cyari igitego cyane rwose umunota wa mbere ndayibona cyane wa mbere w'umukino umunota wa mbere noneho Hilal mu minota nk'itanu yahise isubira inyuma yarabatereka tubanze dusubira inyuma tubarebe kuko buri abatoza bagira ikintu cyo bati ndebe ese bari kwatakira he ese bakomeye he ese plan du jeu abo barashaka gusorera imipira ku mpande ese bari gukina ama long balls ese barashaka gusora umupira wenda babanje gupasanya muri defense n'ibindi kugira ngo none ubone kudeployinga abakinnyi bawe accordingly nubona Rayon Sport shaka kuba kereye inyuma uratangira none uzamura abakinnyi bajya gukora pressing none shaka gukina ama long balls nibwo utangira guhagarika aba defenseurs bawe neza kugira ngo bararize nyine nubona bari gusorera ku mpande nibwo utangira kubwira 7-11 ati nyaboneka buri equipe iri gukoresha impande cyane mujye musubira inyuma muze gufasha abagenzi banyu ubwo urumva we Gibukasa yisanze ari we none hari inyenga agiye kuvuga ngo subira inyuma banze wiga ibyo ngiye gukina ya mana kwa kundi nyina bareba barimo kubaka ibintu byabo nta nubwo byarenze ya minota 15 cyane ku minota 16 bari babonye igitego rero ku minota 11 umunota 11 uwo bita eritatu yaramaze kurata ku fure itabaho ikomeye cyane nanone abantu bagenga igitego cyane agiyeho yakubise umupira ukubita ko byapa inyuma uragaruka kubita kuri firi inyuma ariko uvuye kuri byapa byamamaza urumva tubonye uburyo butatu Rayon Sport yabashe kure mu minota 16 harimo bubiri butakunze ndetse n'ubwaje kubyara igitego nacyo tuza gusesengura kwacyo we mbere yuko dusesengura igitego wibuke no kubanza gutumika no kuza no kutaza kujyaniranwa ngo abantu bagire ngo turimo turasesengura Madrid tugomba no kuza kubwira abareyo ibyo tubona bitaranoga neza oya turabigarukaho cyane ikintu rero nabonye kiza nuko plan bari bafite yo kuvuga ngo nituyitanga igitego cyakare twe turahita dusubira inyuma kuko nayo irahita igira tamfo niko bigomba kugenda icyo gihe none ko execute bwa buryo bwawe bwo kudefanda cyangwa gutekereza bwa buryo bwawe bwo kugarira wabikora kuko uwugarira ikintu ufite urinda icyo ufite ntabwo warinda igitego udafite mu gusubira inyuma kwa Rayon rero icyo nakundiye hari ingingo ntabwo yavuze ngo mugende musitinge back nkaho ntacyo dufite gukora oya iyo irahita yishora yose ifungure ize uko yakabaye niza yose rero tugize option yindi yo gukina dukora ama counter attack yego kandi dufite impande nziza cyane dufite rita atarihuta ni dukina second ball dufite rutayizamu mwiza muremure wagongana akagarura imipira ya kabiri tukagera ndetse na atisokojo mwige gusohora umupira mwihuta ariko muri iyi match byihari Iberi na Kwizigira umuntu yitwa Moderi Akbar yakoze match tabaho pe itsinda igitego ku munota 16 ijera umukino irindi usoza n'ubundi iwutsinze kimwe ku busa Rugaju icyo abantu bakeneye kumva babakinnyi babo ni bashya ariko bamaze kwiyadapta bamaze kumenyerana bamaze gukina imikino kandi barayitsinda byumvikana ko abatoza barimo barakora akazi kenshi cyane n'abakinnyi barimo baragenda bakora ibyo basabwa abakinnyi ba Rayon Sport bitwaye bate yaba banje mu kibuga ndetse n'abagiye basimbura muri uyu mukino reka tubanze twanarize iki gitego kiryoheye abantu abari wenda ku mashusho bakibonye ariko n'utahari turamusobanurira nkaho tutari natwe kuyareba Rayon Sport Hilal yarayatatse hanyuma Rayon Sport ipressingira mu kibuga cya Hilal yose ko yakabaye iki nicyo nshaka kubona Kwizigira ndagira ngo Didier Gato amfashe ndashaka ko dusobanura abantu bari kuri FM neza ariko tutameze nk'abari kuri ntuza urabona ko Rayon Sport
uko byakabaye Hilali yatatse Rayon Sport abakinnyi babiri bonyine ari bari mu kibuga cya Rayon Sport abandi 8 bari bagiye gupressingira mu kibuga cya Hilali icyo nicyo kintu cya mbere tugomba kubanza ngo muri ya minota 15 turi ku minota 15 ni segonda rya 40 ibe abantu baribuka ko konsinya ari iyihe nuko yatsa umuriro mu kibuga kugeza mu itsinzi gitabo cya surprise mu kibuga cyane urumva ko Rayon Sport usibye abakinnyi babiri aribo Chaplaoui ndetse ndabona ni Akbar nibo bari basigaye mu cyo uraniga nijoro nibyo ahubwo modeli ni uri kuri baro hariya yego ni uri gucessinga umupira uyu niga nijoro wasigaye we na Chaplaoui babiri basigaye mu kibuga cya Rayon Sport n'abari bari mu cyo bita rest defense nabo bari begereye umurongo ugabanyamo ikibuga kabiri ntago bari kure yawo cyane so abo babiri bari basigaye nabo kuvuga ngo mu gihe yashaka gukora counter attack tuze kuzimya umuriro abandi 8 uko bakabaye bose bari mu kibuga cy'ikipe ya Hilali bayambura umupira mu kuyambura umupira rero hari ikintu kiza Atiso Kojo yakoze Atiso arabizi neza ko atari mwiza cyane mu buryo bwo gucenga no gutwara abakinnyi ureba ukuntu akibona baro yabibonye yuko atabasha kudiribra ngo acenga agende yinjire ureba ukuntu ahita yigarurira umupira agaswitchinga umupira akawutanga ku ruhande kuri couloir hirya ahari Kabange uko guswitchinga ubwabyo harimo ubuhanga bukomeye cyane harimo kugira icyo bita vision gusoma kugira imboni zawe nyine zikasoma umukino ukabasha kureba aho washyira umupira kandi heza hatarimo ibibazo uko guswitchinga uruhande byamuhaye iki akijugunya baro kwa Kabange ibi ni ibitego Rayon Sport imaze igihe yubakira kuri uruhande yego yagiye kwitaba baro muri box niye profile ye ya Atiso Kojo no mu winga utsinda ibitego no mu winga ariko mu forward ni baba winga ariko ameze nka barutahizamu unibuke ko yamukura muri Bene uyu munyatogo yaje ari top scorer wa championnat ya Bene bivuga yuko kimwe muri qualité bamuzani no kubaha ibitego kandi nawe arabizi ko si mwiza cyane mu kure mu buryo bubyara ibitego ahubwo ni mwiza mu kubitsinda niyo mpamvu nagwa ibitego mu bitego binamaze gutsinda nagusuramo ibitego Rayon Sport itsinze muri iki gihe byose byubakirwa ku ruhande ruriho Kabange na Eritatu twibukiranye ibe igitego cyo kuri Taska nabwo Atiso Kojo yagitsinze ari umupira uziye hasi ariko avuye kuri couloir iriho ya Eritatu na Kabange ariko wakundi ajya ku ruhande gatoya ajya kubafasha yawutereye kuri urwo ruhande uwaskorinze ni Atiso Kojo cyane twibuka igitego cya kabiri kuri match ya KVZ cyatsinzwe na Muhoza Daniel nabwo ni baro Kabange yateruye neza itereka nkariya iyo birasa neza n'icyo yatsinze ari Hilali Atiso Kojo icyo Muhoza yatsinze KVZ cya kabiri kirasa neza nicyo Muhoza Daniel icyo Atiso yatsinze kirasa nicyo Muhoza Daniel yatsinze bisobanura iki rero bamaze kumenya ko iriya couloir ariyo couloir yo gucreaho amachance hanyuma iyi couloir yindi iriho Atiso ufatanya na rutahizamu ubu uri muri box bakabasha kujya muri box bagatsinda ibitego navuga ngo biranadushimangira neza ko ikipe ya Rayon Sport offensively cyangwa se mu buryo bw'ubusatirizi imaze kumenya no gusobanukirwa imbaraga zayo Atiso mu bwenge bwinshi urumva amaze gutanga iriya passe ndende byatumye abadefenseri bose ubwenge bwabo bujya guhugira aho yakize umupira hariya kwa Kabange bituma yiruka nta muntu n'umwe uri kumutekereza ajyana muri box ari inyuma y'abadefenseri nta n'umwe umwitayeho yataka barari wenyine ariko twibuke na Junior Kamena wakoze akazi gakomeye niko navugaga ko kuje n'abadefenseri babiri n'igihagararo cyabo akabagaramo hagati akabayobya mu isaha dukomeze dusoze kuri Rayon Sport kugira ngo tubafitiye nande makuru arishyushye cyane tujye mu kiganiro cya exclusive twagiranye na Bonner Kazemiro aganiriza Radio Rwanda ku masezerano mashya n'ikipe nshya yagiye muri Arabia Saudite azayakina na ba Cristiano Ronaldo akabarekura ku wa mbere agafata Benzema ku wa gatandatu ku cyumweru agakubitana na Riyad Mahrez ejo interview twakoze twiruka ari nge nawe rwose nirukaga nawe mfite indi gahunda nawe yararyamye arambwira ati rugaje waretse n'udukora interview ndambwira nti utayiduhaye byibura y'iminota nk'10-15 waba uhemutse cyane abati nta kibazo abantu nibaza kumva hari tutayaranje neza bihangane bayemeze neza twabikoze dusa n'abagira gusa hanyuma dusoze kuri Rayon Sport hari abantu bavuga bati Rayon Sport uwayiha byibuza no kunganya ibirengaho irababwira ati ntabwo ari ngombwa ko tunganya twanatsinda ariko abo bantu
urumva bagezamo ikintu cyo gushidikanya akavuga ati se ni Hilali ya nyayo bahuye y'ishanyarazi ati ni ya Hilali ya nyayo ati cyangwa harimo akantu ko kuregeza ibe gutegura icyo kibazo icyo kibazo kwizera hano yemerera uyu muntu